Yes, bagen rero nkuko mubimenyereye ni Most Wanted TV nakagaruka rero nkuko mubisanzwe mubimenyereye umunyamakuru wanyu ni Shema kuri microphone. Yes, nkuko mubona rero ndi kumwe n'umutumirwa iruhande rwanjye agiye gutangira twibwira kuri channel yacu. Yes, you're welcome boy. Yeah, nitwa Koffi dancer. Yes, yitwa Koffi dancer rero ugiye kutubwira nk'umudancer rero. Yes, urabona ko kuri Most Wanted TV tuba twakugezeho kugira ngo ubashe kutubwira ubuzima bwawe usanzwe. Ese Koffi, when did you start to dance? Nyene ni ryari watangiye kubyina? Natangiye when I was like 5 years. Yeah. Nifite imyaka 5. Nibwo natangiye kubyina nyene ntangira utuntu gutyo bimwe by'abana bo muri quartier dutangira twibyinishwa nyene gutyo ibintu biraho by'inzarirwa icyo genda byibuka yaragezweho Koffi Olomide Koffi bara abana babahanzi nyine bo muri Congo twibyina inzarirwa tugira nyine za Kikuracho ikizi indirimbo nk'izo ngizo ya. Yes, nkuko rero mubibona rero turi kumwe na Koffi atubwiye igihe yatangire rero murabona turi kumwe n'umubyinnyi umaze igihe azamutse neza dufite ababyinnyi bari kuzamuka mu Rwanda banakomeye Koffi uyu mutamukinisha hani dan. Yes, Koffi ugiye kutubwira rero imbogamizo huye nazo utangira kubyina group wanyuzemo utangira kubyina urugendo rwawe muri make. Mu rugendo rwanjye rwo kubyina naho na byinshi papa. Tugira bike like urebye ubundi abantu benshi bakunda kugira imbogamizi yo kuzamuka urumva harimo nka crew nanyuzemo man nyine yari ni mwe bwa mbere nagiye kujya mu bintu bya group the dance nyine ndabyibuka nabaji twakoranaga somewhere nyine wenda sinshatse ko bavuga right now gusa iyo crew I think yitwaga Street Campus. And ndakeka imbogamizi ya mbere nagize ni kwa kundi nyine ukimara kwinjira muri dance man kugira ngo uzagire umuntu ukohereza stage biba bigoye bro. Abantu batipe twarabyinanaga tukabyina na man ariko bajya kuri stage bakaba musaza tubona n'ikindi gihe urumva ni ibintu man babibabaje byadanje urumva kuvuga ngo uri kubyina ukibyina agaspendinga time yawe yose uri muri rehearsal ukora iki man kandi ikigaragara cyo nari nshoboye ntago nari nshoboye cyane ku buryo buhagije ariko byibura aha narindi bari kuvatireka tugerageze urumva. And then nyuma nza gufata umwanzuro ndavareka ino group nyivemo nkajya mbyina ku giti cyanjye ya nkabyina ku ishuri nkabyina ahantu hose ya but nje iyo niyo mugamizi ya mbere nahuye nayo. Iyindi nanone kugira ngo ababyeyi babyumve ugasanga nk'umuntu nyine turava mu rugo numva tugiye kubyina nk'ahantu muri shows nyine mu bigo nyitangira kubyina kubera ko nahise nkigera ku ishuri ndabyuka nahuye n'umutipe bitaga Merari and then umutipe ndambwira reka dukore crew ngiye nawe gusa ya dukora group y'abantu babiri ari ngiye na Merari and then we start to dance tukajya tubyina turi abantu babiri gusa and tugeraho nyine dutangira kubona amashows tugaserukira ikigo tugatsinda tukabona ahantu henshi nyine abahanzi ba TBB bande bose nyine urumva yari mu gihe cya kera ba TBB bakaduhamagara bande ba Pacento tukagenda amana tukababyinira and then ugasanga imbogamizi turi gutaha ninjoro ntago ababyeyi babyumva nyine n'utwo dufaranga tujyanye ariko aba bana se utangiye kwigira ibirara n'ibinani n'ibiki byose urumva tuza gukomeza turakomeza nibwo twaje kugeraho nyine tubwira umutipe twiganaga ku kigo bita Regis and then turamubwira musaza reka dukore crew and tipe nyine kwako nyine yiyumvaga mu kuntu abanza kubyanga then turikomereza agera ava ku kigo cyacu aragenda and then mu nyuma n'ubundi mu nyuma Imana iza kuduhuza duhura none turi babiri dutangira itsinda bita Monsters ya. Yes, ese uri muri urwo rugendo watwe ko wahereye utangira kubyina ku ishuri. Ese uri kubyina muri icyo gihe cyo ku ishuri ni iki byakumariye cyangwa se ni ihe importance wabonye uri kubyina then you was in school? Ubundi ikintu cya mbere nta kintu kitagira inyungu bro, nta kintu kitagira inyungu kubera ko igihe nabyinaga mu ishuri nabonaga abafana, of course nabonaga abafana niko abantu bandebaga, niko nyine abana twigana ko ubundi ushaka kugira ngo ugire ahantu ugera cyangwa izina uhera huri. Icyo nshatse kuvuga cyumvisha nimba ushaka kubyina uhera iwanyu
iwanyu bakamenya kubyina ukajya mu kagari mu karere ukashiduka igihugu cyose bakomeye. Rero nta kuntu ari guhita nifata ngo ngiye kubyina ahandi kandi hari abanyeshuri. Burya abanyeshuri ni abantu ba mbere nyine, niho hantu hambere ukura inshuti, niho hantu hambere ukura abantu bagusapotinga. Ikintu cya mbere nahakuye nyine kumenya nabo batipe tugakora crew. Ande nyuma yo kuwakura crew tuza kugenda tubona turakaraka nyine inshuti zacu twiganaga katubwira muze tujyana hanga muri bidi mutubyinire tubaho ubufaranga bukeya, gutyo ubuzima burakomeza tu. Yes, Koffi rero arakoze kutubwira neza adusobanurira, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire ngo kubyina bishobora kugutunga. Nkuko bibona rero Koffi kubyina biramutunze, agiye kudusobanurira ese ni gute kubyina byagutunga. Mwebwe mupinga cyane ngo kubyina ntibyatunga umuntu, kuko urabona ko biramutunze, ni boga asa neza kuri kamera yacu nkuko mubibona. Yes, ugiye kutubwira ese kubyina byatunga umuntu koko? Yeah, kubyina byatunga umuntu 100%. Ubundi ikintu cya mbere no kwizera bro, kwizera urumva, kandi nanone sucika intege. Nk'ubu yo mbana nabyinnye nkacika intege already ntabwo ibintu biba byaraje ariko kubera kubikunda kugira ute kugerageza kugira ngo nereke abantu ko nshoboye, niho havuyemo kugira ngo njye ngira abahanzi baduhamagara bakaduhamagara tukagenda tukabyina bakaduha amafaranga ukayasevinga, ndi gutyo ugasevinga ukagenda ukagira ikindi kintu ukora kugira ngo bizajye biguha udufaranga duke twa dufaranga dushaka kugira icyo tukumarira. Like ushaka kuyafata nk'ubu tuvuge like mu nzu kandi nawe urabizi ibintu by'Ikigali nta bintu by'ubuntu nta bintu by'ubuntu, bagomba gukodesha, bagomba kwigaburira, bagomba kwambara, bagomba nyine no gufasha sometimes abantu. Yes, rero Koffi uri umwe mu babyinnyi dufite bize neza muri dance yacu yo mu Rwanda. Uri mubyinnyi wabashije kwiga. Se Koffi, iyo utaza kuba umubyinnyi wari kuba uhe wundi muntu, kubera ko turabizi ko neza ufite amashuri wize, turabizi ko ufite diplome, uri hafi ndetse no kuatendinga n'ayandi mashuri menshi. Ese iyo utaza kuba umubyinnyi wari kuba uhe wundi muntu? Usibye n'ibyo ngibyo, I think right now nago ndi gukora byo kubyina gusa. Nyine muri uyu mwaka wa 2020 nahise nangira gukora ibintu bya electronic na telecommunication, nkora ama AC sinzi niba mubizi, nyine ibintu bya air conditioners, kubera ko nibyo nize. N'ubundi nize electronics and telecommunication, harimo electricity, ibintu byose nyine tuya. Kuko burya kwiga ni baryo banyine ngo iga, niyo utakora ibyo wize ariko ukiga tu birafasha, ugeraho igihe ubundi byange bikundi icyo wize kigeraho kikakugarukira, cyangwa se utakora icyo wize ukanakora n'ibijyanye na tala yawe. Ariko ni ingenzi cyane kwiga ko bigufungura mu mutwe, urumva, ukamenya ibintu byinshi. Cyambere cyo nk'ubu ngubu ndi mu electronic, nzi ibintu bya electronic, nzi ibintu bya electricity. Umuntu niyo ibiraka byo kubyina byabura byahagarara, bambwira ngo ngwino install ino nzu install, bambwira ngo ngwino ukore something like bakashaka kumamagara muri iriya company ya Marathon mu Rwanda. Wenda niyo company hariye ikora ibintu bya electronic cyane izwi cyane. Yes, rero Koffi arakoze, tugeze muri wa mwanya w'utuntu n'utundi ndetse tunagana no ku musozo wacu. Yes Koffi, tujye kukubaza ibibazo bikeya ku buzima bwawe. Se ugira role model? Vugendera role model kubijyanye no kubyina, haba kubijyanye no kubyina, haba n'ubuzima busanzwe muri ibyo bya electronics. Role model mana yanjye simvugendera guys, rangoye kubera ko ikintu cya mbere ntago navuga ngo uyu ni role model wanjye niwe nigana ngo nkopia. No, nkiri ikintu cya mbere nkiri ibyanjye mu mutwe nkabishyira hariya tukabyigana tukagira uteya. Gusa ikindi navuga ngiye nkunda burya aba role model banjye n'abantu bakishije make tu. Nkunda kubona umuntu ko bitewe n'ukuntu akishije make nkabati uyu muntu namwigiraho ibi, like for example nk'uriya mutipe wenda bamwita nde, uriya muri Fracasa bamwita nde, Babunimba Ibra. Uwo muji ni umutipe nyine twawe bwa mbere, nkabona nyine ni umutipe wiyemera, ariko yansanga nyuma ni umutipe uri cool,
uri hasi gusa nyine ntabwo nyamvuga ngo ndabona moves ze ndazikopira no I create my own stuff man, niyo na creating ibintu bya gisaza ariko nkavuga ngo ibi ni ibyanjye byavuye mu mutwe wanjye ya nimba ari calligraphy zikava mu mutwe wanjye urumva ni nako monsters twari tubayeho nyine mbere yuko nyivamo kwa creating ibyacu bivuye mu mutwe apana kuvuga ngo iyi groupe yabyinnye iki kintu natwe tukibyinnye byaba ari no ubundi nk'umubyinnyi wa real agomba kwicara akabati is this a real calligraphy akavuga ese kuki bano bahimbye izabaho zavuye kuki ngiye nahimba izanjye men nawe ugahimba izaho. Yes, Koffi uri umwe mu bantu dufite muri TikTok bari kuzamuka mu Rwanda abakomediye ba TikTok. Yes, ni gute uhuza TikTok na dance cyangwa se n'akazi kawe ka buri munsi? Man for real nago nkunda ibintu nyine bya comedian. Nyine just nuko mba nibereye home ndi guchillinga like nkabatsi undi aka kantu agakorana nyine kugira ngo byibura aba bantu nyine bashuti zanjye baki bataba bored cyane ko nundi abamenyereye ibintu byo kubyina bamenyereye performances nk'abantu nyine turaba entertainer nkavata okay aka kantu karasekeje uyu mugi mwoza aka kantu ke urumva yagira like nkaba ndamusupportinze kandi nanjye nagira like nkagira n'utundi tu like nanjye dukeya abantu banjye ntago bazaba bored bazabibona sibyo and then nkahita mbikora gutyo nyine kugira mbashimisha ariko man ntago mbikora nyine nk'ibintu ngo bindimo cyane kubera ko n'ubundi barabuse nyine TikTok iyo maje kugira abantu benshi tanya kukwishura already abo maje kugira I think ndabura aho bacya kugira nanjye ntangire kwishyurwa nk'abandi nge njyaho duke ariko ntabirenze man ntabirenze naho ndumukomediye nyine just nibiraho tu. Yes, rero tugana ku musozo nihe nama cyangwa se nihe inyunganizi wagira ababyinnyi bagenzi wawe inama wagira ababyeyi babuza abana babo kubyina ndetse no gukora ibintu bya entertainment urabona ko mu Rwanda bisa nkaho bigoye ase nihe nama wagira urubyiruko rwacu ndetse n'ababyeyi muri rusange? Inama nagira first of all nabanza kugira ababyeyi nagira inama yuko please mureka abana banyu mu basupporting kubijyanye na tara yabo bafite kubera ni ikintu kizababeshaho nyine nanjye mu rugo batangiye abimbuza ariko biza kugera biramfasha nicyo kintu man byarangaburiye byaramfashije byanyishyuriye inzu nyitangira ubuzima bwanjye nyine ubu ngubu hari ahantu ngeze ntari kubasha kwigeza iyomba iyo tara ntarayikoresheje neza gusa nanone ikindi nagira inama aba urubyiruko wikoresha tara yawe kugira ngo ikwice ubundi hari ikintu umuntu akoresha urumva hari ikintu umuntu afite kuvuga ati ikintu nikitakwica kizagukiza wikoresha tara yawe kugira ngo ikwice koresha tara yawe kugira ngo ikubesheho bishatse kuvuga ngo ushobora gukoresha tara yawe nk'irata like nk'urubyiruko n'ibintu basigaye byita ngo gutwika ngabatininga ibiki man sinzi nago ngundi okay nanjye I'm still young ndacyari mu rubyiruko ariko man nyine hari abantu ujya kubyina nyine ngo man njye kubyina birabyama birambona baragira ute urumva ugasanga muri mindset yiwe ikintu yishizemo n'abana iki man ngomba kurya abana ngomba man no that's not a real man. Do your stuff uvuga ati reka ngira abafana kambereka icyo nshoboye icyo cyonyine reka nicyo nshoboye and then ibyo bintu bizagira ahantu bigira ute kugeza ya. Yes bro urakoze rero ikibazo cyane cyanyuma kigaruka nari nibagiwe umbabarire gatoya uri umuhanzi ari indirimbo yawe tuzi hanze ndetse yanakunzwe cyane yagikinwa ku radio menshi ndetse no ku mateleviziyo ese ni gute nanone uhuza ubuhanzi bwawe no kuba ukora ibindi bintu bisanzwe? Mbere yo kugira ngo nangire ibintu nerure nyine mu bintu byo kubyina nyine nari mfite tala yo kuririmba gusa ntago nigeze nyireka naririmbaga gutyo nyine ibintu biri aho ngaho and then nja kugeraho nyine mbona inshuti dutangira gukorana indirimbo biri aho and then nyine mbonye mu gukora indirimbo umuntu investisa cyane kurusha kunguka
ndavuga ati ibintu byazamaramo umwuka tu mitambireka nkomeza umwuga wo kubyina and then mu nyuma ndaza kuva tsundi wakora akaririmbora ndagakora ngize Imana kararya ku ma TV batajya kugakina TV1 za BTN za Isango ahantu hose nyine mbona hatanye kugakina nyine biraho ariko ibintu birenze nubwo nari kuvuga ngo umuziki ngiye kuba umwanya wanjye wose just ninza yambona amahirwe yo kuba like hari ukuntu umuntu aba yifitiye inshuti undi kintu cya mbere no kugira inshuti nshobora kugira inshuti yabaza aba producer bakambwira umusaza ngwino and then we give you some interview nkajyayo nkakora izo interview nkuko wabimbwira ibyo ngibyo n'abandi bashaka kumbwira ati ngwino and then we give you some sample beat and then give me some freestyle bakankorera indirimbo gutyo arumva ngo tugukora indirimbo just for supporting iki ariko iyo uvuze ngo deka mbikore nk'umwuga za real man mu Rwanda ntago byoroshye guhita ufata izina sha ntago byoroshye bisaba umurimo wa danje man nyine agaceri tu. Yes, urakoze rero. Ese ikibazo cyanyuma ugira umukunzi man ikibazo mbajije nawe narimbizi koma ikibazo mbaje ni danje bro. Umukunzi nyine mbirimo tu mbirimo nyine ntago biraza neza ariko ndi kumuteganya. Yes bro, thanks rero for the time kuri Most Wanted TV nkuko mubimenyere nakagaruka rero bro, thanks for the time kandi urakoze cyane. Yes rero wikibagirwa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ukomeze ugende ureba video nyinshi abatumirwa bo ni benshi kuri TV yacu kandi ibintu byo nibiracyaza muri 2020. Yes, ciao rero ni Most Wanted TV. Yeah